rero ijambo rimwe gusa ry'Uwiteka rirahagije ku buzima bwawe, rirahagije ngo uve muri ubwo bukene ujye mu bukire. Ukeneye rimwe gusa ryagukomeza ugakomera iteka ryose. Ukeneye rimwe gusa ryakuzamura ukazamurwa iteka ryose. Ukeneye rimwe gusa ryakwagura ukaguka iteka ryose. Ukeneye ijambo rimwe gusa ry'Uwiteka ripfa kuba riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Hari ababwiye ngo ntibazikamira n'ay'imbwa, hari abo babwiye Imana ibintu bikomeye biteye ubwoba. Murakoze cyane, twongeye kubaha ikaze kuri The Amavia 77 Space. Imana ibaha umugisha. Muri kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga, bakunda bifuriza ibyiza, bifuriza imigisha yose, bifuriza kugera kure. Turabasuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania, abaturanyi bacu, abari muri East Africa, abari muri Afurika yose, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari za Amerika, abari za Atlantique, abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze, turabakunda kandi tuzirikana uburyo mudufasha, tuzirikana uburyo mudusengera, uburyo mudutera inkunga, uburyo mudukurikirana, uburyo muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nk'uko twabibabwiye, Amavia ifite ibintu bine by'ingenzi cyangwa se inkingi enye. Inkingi ya mbere, just to inspire you, kugira ngo mubashe kugera kure. Icya kabiri, it's about empowering you, kuba empowering, mugire ubumenyi, mugire ubushobozi butuma mubasha kugera kure kandi hashoboka. Icya gatatu, it's just to connect. Ino community twifuza ko izaguka, igakura, ikagera kure, ku buryo buri kintu cyose kibasha kubonerwa igisubizo muri ino community. Rero kuha abantu umugisha kuri wowe. Hanyuma icya kane ni ikijyanye no kumakinga impact cyangwa se guhindura ubuzima bw'abantu. Ni nayo ntego nyamukuru. Ibyo byose niho bigenda biganisha. Iyo umuntu yabaye inspired, akaba empowered, akaba connected, amakinga the impact, amakinga change, agaragaza impinduka mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi bigafasha we, bigafasha n'abandi. Rero Imana ibaho umugisha. Nagira ngo nongere mbibutse izo nkingi nyamukuru za The Amavia 77 Space. Ni platform nziza kubana natwe. Rero reka nongere mbararike, babwire ngo mu minsi igiye kuza tugiye gukora ikiganiro cyitwa ngo one word is enough. Just one word is enough. Ijambo rimwe gusa rirahagije. Ijambo rimwe ry'Uwiteka rirahagije. Ku buzima bwawe ijambo rimwe rirahagije. Babwire, Bibiliya ibamo ibintu byinshi cyane, ibamo amagambo menshi. Yose ntiwayumvira rimwe, yose ntiwayakirira rimwe, yose ntiwayapurikira rimwe, ariko ijambo rimwe ry'Uwiteka rirahagije. Kuko Bibiliya irambwira ngo ijambo ry'Uwiteka ryashyiriweho kugira ngo ritwigishe, ridutunganye, ridukuze, ritugeze ku kigero cya Kristo, ritugeze ku rwego rwiza tubasha gukora ibintu byiza. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:15.
kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo gutunganya umuntu kugira ngo abashe gukora ibyiza bitunganye. Rero ijambo rimwe gusa rirahagije. Uzarikurikire, uzaryumve, uzarigire ubuzima bwawe bwa buri munsi. Just one word is enough. Mbabwire uburyo ijambo rimwe gusa ry'Uwiteka rihagije ku buzima bwacu. Duhereye mu itangiriro, Imana yaravugaga ngo isi nibeho ikabaho. Yavuga ngo inyamaswa n'izibeho zikabaho. Umunsi ukira ukarangira, Imana ikavuga ngo ibyo nkoze ni byiza ikabinezererwa. Rero ijambo rimwe gusa ry'Uwiteka rirahagije ku buzima bwawe. Rirahagije ngo uve muri ubwo bukene ujye mu bukire. Rirahagije ngo uve mu byaha uhinduke umukiranutsi. Rirahagije ngo uve mu mubabaro winjire mu munezero. Rirahagije rimwe gusa ngo uve muri icyo gisuzuguriro ujye mu gihe cy'icyubahiro. Rirahagije rimwe gusa ngo uve muri ubwo burwayi ube umuntu muzima, ufite ubuzima buzima, ufite n'ingingo nzima. Babwire ko Satani nta kindi cyamuzanye, yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Ariko Kristo yaje ngo tubone ubugingo bwinshi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10:10. Muze kuhasoma neza. Kristo yaraje ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Mu Giswahili bavugamo uzima kamili. Ni ubuzima bwuzuye, ntabwo ari ubuzima bw'igice. Mbabwire rero ijambo rimwe ry'Uwiteka rirahagije ngo rihindure ubuzima bwawe. Ijambo rimwe ry'Uwiteka ryahinduye ubuzima bw'umuntu bita Baritimayo. Yari impumyi isabiriza, ariko one day yumva ijwi ridasanzwe rya Kristo Yesu rimubwira ngo ndabishaka, kira, humuka. Ngo uwo munsi arahumuka kugeza iteka ryose. Abamubonye bashima Imana. Ijambo ry'Uwiteka rimwe ryakugeraho amateka yawe agahinduka, ryakugeraho ubuzima bwawe bugahinduka, ryakugeraho ibyawe bigahinduka bishya. Wa wundi bari bazi agahinduka umuntu udasanzwe. Ijambo ry'Uwiteka ryageze ku muntu bita Yabesi. Asabye Imana, arayisaba ngo Uwiteka umpe umugisha. Ijwi ry'Uwiteka riramanuka, ahinduka muzima, aba umunyamugisha, agira umugisha. Imana ijambo ryayo rimwe rirahagije ngo umuntu udasanzwe. Ijambo rimwe ryonyine rirahagije. Ntago nzi ibibazo ufite, nta nubwo nzi ibigeragezo uri gucamo, nta nubwo nzi intambara uri gucamo, nta nubwo nzi amateka y'umuryango wawe, nta nubwo nzi ubuzima ubayeho, ntago nzi amashuri wize, ntago nzi ibigeragezo urimo. Ariko icyo nzi neza ni uko ijambo ry'Uwiteka rimwe ku buzima bwawe ryazana ibisubizo by'ubuzima bwawe, ukinjira muri destiny, ukinjira mu cy'Imana yaguhamagariye, ukinjira mu cy'Imana yakuremeye, kandi ukabibamo ubinezerewe. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nicyo kiganiro tuzinjiramo, tuzumviramo byinshi, ariko uzamenye ngo ni Imana iri kuvugana nawe. Ijambo rimwe gusa ryahindura bizinesi urimo umaze n'imyaka ikaguka. Ijambo rimwe ry'Uwiteka ryagera kuri iyo nda yawe wabuze umwana, Imana ikaguha umwana.
ijambo rimwe ryarema ibintu bidasanzwe ry'Uwiteka ku buzima bwabo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana izabashoboza. Tubane uko tuzaba dushobojwe, uzunguka byinshi nanjye nunguke byinshi, kuko nanjye iyo ntanga ndushaho guhabwa, ndushaho kunguka, ndushaho kugera kuri byinshi. Rero muhabwe umugisha n'Uwiteka, mugire umugisha. Reka dusoze tubifuriza kugirirwa neza mu ijambo ry'Imana. Rimwe gusa rirahagije, ntabwo ukeneye menshi, ukeneye rimwe gusa. Ukeneye rimwe ryaguhumuriza ugahumurizwa iteka ryose. Ukeneye rimwe gusa ryagukomeza ugakomera iteka ryose. Ukeneye rimwe gusa ryakuzamura ukazamurwa iteka ryose. Ukeneye rimwe gusa ryakwagura ukaguka iteka ryose. Ukeneye iri ijambo rimwe gusa ry'Uwiteka, ripfa kuba riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Uwiteka aravuga bikaba, yanategeka bigakomera. N'itangiriro akaba n'iherezo, ni Alufa akaba na Omega. Niwe muremyi wa byose, nta kimunanira, nta na kimwe. Niwe wenyine ukora ibitangaza, niwe wenyine uhindura amateka agahinduka, niwe wenyine, niwe wenyine. Ubu se mvuga ibya Daniyeli, ubu se mvuge ibya Meshaki na Shaduraka na Abedenego, ubu se mvuge ibya Ezekiyeli, ubu se mvuge ibya Gideyoni, none se mvuge ibya Moridekayi, none se mvuge ibya Esiteri. Erega nawe ijambo rimwe gusa, rimwe ry'Uwiteka ryahindura ubuzima bwawe. Reka sinzi, wenda hari abakubwiye, hari abakuvuzeho amagambo, hari abakwizeje ibintu, ariko reka nkubwire, wowe ijambo rimwe ry'Uwiteka rirahagije, rimwe ryonyine, ntukeneye menshi. Kandi Imana izi ibyo ukeneye, Imana izi ubuzima urimo, Imana izi intambara ucamo, Imana izi inzira ucamo. Izakugirira neza kubw'ijambo rimwe ry'Uwiteka rihagije. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turizera ko tuzabana kandi muzadufashe musangize abandi iryo jambo rimwe gusa. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha. Mwari muri kumwe na Jean de Dieu Ndacyayisenga, ubakunda, ubifuriza ibyiza n'imigisha y'Imana. Reka dusenge Imana, hanyuma naho utaha muri iryo jambo. Mana, mu izina rya Kristo Yesu turagushima. Uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ikomeye. Nta wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Uri Alufa ukaba na Omega, uri uw'ibihe byose, uri byose kuri twebwe. Uri ubuzima bwacu, uri imbaraga zacu, uri ugukomera kwacu, uri icyubahiro cyacu, uri byose byacu. Mana nziza, haleluya. Ni wowe Mana ibasha kugira icyo ikora ikakirema kandi ikagikomeza. Ni wowe Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Ni wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo. Ni wowe Mana yacu bwite. Ni wowe Mana iturinda, ni wowe Mana iturwanirira, ni wowe Mana igendana nawe. Turagushimiye kubw'uyu mugisha uduhaye wo kuganira na bene data. Urakoze Mwami, tukurarikiye bino biganiro bizaca muri iki kiganiro cyose kivuga ngo Mwami Imana, ijambo ryawe rimwe rirahagije. Just only one word is enough to me, is enough to you, is enough to us. Rega Mana, hari ijambo rimwe wavuga buri muntu wese agahemburwa. Hari ijambo rimwe wavuga buri muntu wese akaba muzima. Hari ijambo rimwe wavuga buri muntu wese akinjira muri gakondo ye. Hari ijambo rimwe wavuga buri muntu wese akinjira mu munezero w'iteka ryose. Hari ijambo rimwe wavuga Mana, amateka agahinduka. Hari ijambo rimwe wavuga ubuzima bugahinduka.
hari ijambo rimwe wavuga Mana, imikorere igahinduka. Mana ndabizi, harimo abababaye, harimo abihebye, harimo mwami abahuye n'urucantege, hari ababwiye ko ibintu bitazakunda, hari abo babwiye ko ibintu bitazashoboka, hari abo babwiye ngo ibintu ntibizakunda, hari abo babwiye ngo ntibazikamira nayimbwa, hari abo babwiye Mana ibintu bikomeye biteye ubwoba. Ariko Mana ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo buri muntu wese uzumva ijambo ryawe rimwe rizahaza ubuzima bwe, rizahindura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi Mana muri iri jambo bazakire, ibirema bizahaguruke kubwira ijambo, impumyi zizahumurwe kubwira ijambo, abakene uzabahindurira amateka kubwira ijambo, abafite intimba mu mitima uzabahindurira imitima, baba abantu badasanzwe kubw'izina ryawe, ba bandi bihebye barara barira Mana uzabahindure kubw'izina ryawe Mana. Ijambo ryawe Mana rirahagije kandi ryifite n'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo guhindura ibyananiranye kubwira ijambo Mana. Uwiteka bizabe bizima, bizahinduke, ahatari inzira uzahaca inzira, ahari amazi menshi uzatume batambuka, ahari imisozi Mana uzayivane mu nzira, ahari ibihindizo by'ibyuma Mana uzabicemo kabiri, ahari mwami inzugi z'imiringa uzazimenagure mu izina rya Yesu Kristo, ahari umuriro uzabahindura umuriro batambuke bacemo kubw'ijambo ryawe Mana rimwe kuko rirahagije. Mana yanjye mwami wanjye, Mana ishobora byose, umuntu uzumva ijambo ryawe Mana rimwe urugo rwaramunaniye ruzabe ruzima, uzarurisitowaringe ongera urwubake. Umuntu uzumva ijambo ryawe Mana bizinesi ze zaranze uzazirisitowaringe ibintu bikunde Mana. Abantu bazumva ijambo ryawe rimwe gusa barabuze ubwenge bwo gutekereza ibyiza, bazatekereza ibyiza kandi bazagere kuri byinshi Mana. Turasenze kwa kundi ujya urambura ikiganza ugahaza kwifuza kw'abari mu isi, abariko Mana umuntu uzumva ijambo ryawe rimwe gusa Mana imbaraga zidasanzwe zizamanukire ku buzima bwe, abamarayika bawe Mana bazamanukire mu bye, bamanukire ku buzima bwe, bahindura amateka Mana yanjye mwami wanjye. Ahari amarira habe ibitwenge, ahari ukuganya Mana habe kwizera, ahari ugusubira inyuma Mana bagana imbere, ahari ukuneshwa Mana baba baneshi kandi bagana mu bwami bw'ijuru. Mwami Imana isumba byose, Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, erega ni wowe waduhamagaye kandi ibyo wibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi, ngo kugira ngo ture mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Niyo mpamvu byose Mana ubihishe mu ijambo ryawe rimwe gusa rirahagije kugira ngo Mana ubwoko bwawe bube buzima. Urakoze Mana, urakoze ndagushimiye kuko wumva gusenga kandi ugakora ibirenze. Iki kiganiro kizagere kure, iki kiganiro kizagere kuri benshi, iki kiganiro kizakwira isi, iki kiganiro kizahindura imitima, iki kiganiro kizahindura ubuzima. Uzakurikira Mana ijambo ryawe rimwe gusa, yaba ari mu modoka, yaba ari kugenda mu mazi, yaba ari kugenda mu bwato, yaba ari kugenda mu ndege, yaba agenda ku butaka, yaba agenda n'imodoka, yaba agenda n'igare, yaba agenda na moto. Mwami Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi ikarema n'umwana w'umuntu, mu izina rya Yesu azaguke mu bugingo, azaguke mu buzima busanzwe, azaguke Mana. Ijambo ryawe Mana
rirema ibintu bidasanzwe, rikora ibintu bidasanzwe, rihindura ibintu bidasanzwe, ibitigeze kubaho bibeho, ibitigeze bigaragara bigaragare, ibitigeze bihishurwa bihishurwe. Mu izina rya Kristo uzakora ibintu bidasanzwe kubw'ijambo ryawe Mana. Urakoze Mana, urakoze ndagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ubwami bwawe nibuze, imbaraga zawe nizigaragare, imikorere yawe niganje ku buzima bwacu n'abadukurikiye bose. Urakoze Mwami, turagushimiye. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese na bene data bose, none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tubasaba ngo niba utarakora subscribe wayikora, kandi musangize inshuti zanyu, abakunzi banyu bino biganiro. Niba ufashijwe nawe fasha abandi, niba ufashe nk'abarindwi nabo bunguke baguke, baze kuri no platform yacu. Ni platform nziza. Murakoze, mwari muri kumwe na Jean Ndacyayisenga, wifuriza imigisha y'Imana. Murakoze cyane. Bye bye.